Tubahaye ikaze mwese inshuti za Evangelize Monde TV, abakunda kudukurikira mugakurikira ibiganiro byacu, abakunda kutwereka ko turi kumwe. Imana ibaha umugisha, abamaze kwiyabonesha kuri chaîne cyangwa se abakoze subscribe kugira ngo bajye bakomeza tubane buri munsi uko dushyizeho ikiganiro, uko dushyizeho inkuru babashe kuyibona. Mwese turavuze ngo Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Tubifurije ibyiza, tubifurije imigisha y'Imana, kandi abafite ingorane, abafite ibibazo, mwese turababwiye ngo nimukomere, mu ijuru hari Imana izabagirira neza. Yewe turi kumwe muri uyu mwanya ni Felix Harerimana. Tugiye gukorana ikiganiro cyiza cyane, ntucikwe, naho mu mwanya. Nkuko rero nari maze kubibabwira ko tugiye gukorana ikiganiro, uyu mwanya ndagira ngo tuganire. Wambaza ngo ese noneho utuzaniye iki? Ni iyihe nsanganyamatsiko utuzaniye muri iki kiganiro? Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri sije igira iti uruhare rwawe nk'umukristo mu kwirinda no kurwanya icyorezo cya COVID-19. Umuntu wese ashobora kwibaza ngo ese iyi sije cyangwa iyi ntego ihuriye he n'iyobokamana, ihuriye he na evangelization? Kuko izina ryacu ni Evangelize Monde. Ushobora guhita wibaza ngo iyi ntego yo kwirinda cyangwa yo kudukangurira cyangwa se yo kugaragaza uruhare rw'umukristo mu kurwanya icyorezo cya COVID-19 ishatse guhurira he n'iyobokamana? Tega amatwi tuganire. Ubundi turabizi neza ko icyorezo cya COVID-19 cyaziye abantu bose, kizira isi yose, nta ukomeye, nta woroheje, nta mukire, nta mukene, nta muperezida, yewe nta muntu ubuciriritseho hasi. Iki cyorezo cyaje kiziye isi yose, cyaje kiziye abantu bose. Ni impamvu rero twazanye insanganyamatsiko igira iti uruhare rwawe mu kwirinda cyangwa se uruhare rw'umukristo mu kurwanya icyorezo cya COVID. Ndashaka kubibutsa ko hano muri iyi si abakristo nyakuri bafite inshingano zikomeye zo kumenya umugambi w'Imana ku kintu cyose cyatatse iyi si igituwemo n'abo bakristo. Dushingiye ku ijambo ry'Imana tubona mu Bakorinto ba kabiri ibice 10 umurongo wa 3 kugeza kwa 5, haravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. Amen. Dusomye iri jambo turumva neza ko abakristo muri iyi si basabwa kugira uruhare hashingiwe ku bintu bibiri. Icya mbere ni mu buryo bw'umwuka. Aha mu buryo bw'umwuka tugomba gusenga. Umukristo aba agomba gusenga kugira ngo amenye icyo Imana igize ute, amenye icyo Imana ibivugaho. Icya kabiri ni mu buryo busanzwe. Mu buryo busanzwe harimo kumvira abayobozi, kumvira za ngamba zose ziba zashyizweho kugira ngo dukomeze twirinde, ubashe kwirinda kandi urinde na mugenzi wawe. Reka turebe ijambo ry'Imana tubona muri Zaburi ibice 127 umurongo wa 1. Haragira hati iyaba Uwiteka atari we wubaka inzu, abayubaka baruhira ubusa. Uwiteka yo atari urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa.
abenshi bashobora kwitwaza iri jambo bakumva ko kwirinda atari ngombwa, mbese bakumva ko Imana ari yirinda. Dore ko abakristo benshi usanga bavuga ati harinda Imana, kandi ndemeranwa nabo rwose ko harinda Imana. Bakumva ko kwambara maske, agapfukamunwa ni urugero, atari ngombwa, cyangwa n'andi mabwiriza yose agenda ashyirwaho n'inzego za leta adushishikariza gukomeza kwirinda kwandura cyangwa kwanduza icyorezo cya COVID-19. Ariko ndashaka kubibutsa ko koko ntacyo umuntu yabasha gukora ngo yirinde ubwe hatabayeho uburinzi buturutse ku Mana nk'uko tubyizera. Ariko nanone hari ijambo ritubwira ngo umuntu nabura ubwenge nzamureka. Icyo gihe twabigereranya nko gufata umuriro ukawucana, warangiza ugasenga ukavuga ngo kubera ko nzi ko Imana ari yirinda, ngiye gushyira aka kaboko mu muriro ntacyo nzaba, ndagira nkubwire ngo kashya kagakongoka. Kandi atari uko Imana ibiyobewe cyangwa se Imana ibasha kukurinda, kuko yarinze na Saduraka na Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Ariko ijambo ry'Imana Yesu yigeze asubiza Satani aramubwira ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ahangaha kandi nanone twabigeranya no kuba wakubaka inzu n'urugero, warangiza kuyubaka ntushyireho inzugi n'amadirishya ukavuga ngo ntabwo ari ngombwa gukinga, nzajya ndyama kuko Imana ari yirinda, izandinda abajura, izandinda inyamaswa ntizinjire mu nzu, zishobora kwinjira mu nzu. Ibyo byose rero twabigeranya n'aya mabwiriza yose batubwira y'uburyo tugomba kwirinda. Tutabikoze icyorezo gishobora kukwataka, kandi uvuye gusenga, kandi uvuye kuririmba, kandi uvuye mu masengesho y'iminsi, kandi uvuye mu bikorwa by'umurimo w'Imana, ariko kutagize ubwenge ngo wirinde gishobora kukwataka. Niyo mpamvu kwirinda ari ngombwa. Ariko ijambo rigenda ryuzuzanya. Nta jambo na rimwe ryanditswe mu gitabo cy'Imana cyangwa muri Bibiliya kugeza ubu dufata nk'igitabo cyahumetswe n'Imana. Nta jambo na rimwe ririmo tugomba gutakaza, kuko iyo turebye mu ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa mbere ibice 4 ku murongo wa 8, haravuga ngo kuko kwitoza ku by'umubiri bigira umumaro muri bike. Ngo kuko kwitoza ku by'umubiri bigira umumaro muri bike, ngo naho kubaha Imana kugira umumaro muri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Amen. Imana ishimwe cyane. Iri jambo hari abantu bashobora kuryumva nabi. Aha Pawulo yandikira iri jambo Timoteyo, kwitoza ku by'umubiri yashatse kumubwira ni icyo bita exercice physique. Aha yashatse kuvuga imirimo ngorora mubiri. Kw'ibyo bintu kubijyamo, kubyikonsantramo, gukora siporo, kugorora umubiri, ngo bigira umumaro muri bike. Ahangaha ijambo ry'Imana, aha iri jambo reka turyumve neza. Hano kwitoza ku by'umubiri bavuga ni imirimo ngororamubiri, icyo bita exercice physique. Ntabwo Bibiliya ivuze ko nta kamaro bifite. Tubanze tubyumve. Ivuze ko bifite umumaro hehe muri bike. Kubera iki? Bifite umumaro w'iki gihe nyine. Bifite umumaro w'iki gihe ugereranije no kwitoza mu by'umwuka. Ngo kuko kwitoza mu by'umwuka byo bifite umumaro igihe cyose. Bifite umumaro muri ubu buzima bwa none n'ubuzima bw'ejo hazaza. Bufite umumaro nyuma ya muri COVID, bufite n'umumaro na nyuma ya COVID, bifite n'umumaro na nyuma y'iherezo ry'ibintu byose no mu bugingo buhoraho. Kwitoza mu by'umwuka. Aha rero ntiwumve ko kwitoza mu by'umwuka ari byo bifite umumaro cyane, ngo wirengagize ko no kwitoza mu by'umubiri nabyo bifite umumaro, ariko mucyo. Aha bishatse kuvuga ko bitakagombye kugutwara ku buryo bisimbuza kwitoza mu by'umwuka. Gusenga, kubaha Imana, gusoma ijambo ry'Imana, gukora ibikorwa byiza, ibyo byose bifite umumaro
muri iki gihe no mu gihe kizaza, mu gihe kwitoza ku by'umubiri gusa byo bifite umumaro w'igihe gitoya, kuko umuntu ajya muri siporo akitoza mu by'umubiri mu gihe nyine akiri mutoya, akiri umujene, imbaraga zitarashira, ariko hari aho ugera utakibasha kujya muri siporo kandi wari umusiporutifu uzwi. Tujya tubabona, twajya twumva n'amateka yabo, bajyana nko kuri stade kureba abana bari gutera agapira, nabo baragateraga kera, babasunika mu tugare kuko bashaje, kuko batakibasha kuwutera. Urwo ni urugero. Byagize umumaro mu gihe cyabo cyashize, ariko birarangira. Ariko ngo kwitoza mu by'umwuka byo bifite umumaro w'igihe cyose, ko bifite umumaro wa none n'igihe kizaza. Ibiro bishatse kutubwira iki? Bishatse kutubwira ko yewe niba leta ikubwiye ngo ambara mask, yambare, nta kibazo. Niba ikubwiye ngo shyiramo distance hagati ya mugenzi wawe n'undi, yewe yishyiremo. Niba ikubwiye ngo karaba intoki kubwo kwirengera no kurengera mugenzi wawe, zikarabe. Niba ikubwiye ibyo ugomba gukora no kubahiriza kugira ngo utanduza cyangwa ukandura COVID-19, bikore. Ariko ntiwirengagize ko hatabayeho uburinzi bw'Imana nk'uko ijambo ryabitubwiye ngo Uwiteka atari urinda abarinzi babera amaso bose. Ndagira ngo ubwize ukuri, ibyo byose uzabikore, ariko nyuma ya byose uzagera kubwira Imana ngo Mwana, njyewe nakoze ibyo nagombaga gukora nk'umuntu, nyamara ahasigaye hasigaye iki? Hasigaye uburinzi bwawe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbibutse ibi bintu bikurikira. Iyaba uko twambara udupfukamunwa, ariko twahirimbaniraga kwambara umwenda wo gukiranuka utakishijwe imirimo myiza. Iyaba uko dukaraba buri munsi amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19, iyaba ariko twibukaga kwezwa buri munsi no gusaba imbabazi abo twahemukiye, iyaba uko twibuka guhana intera hagati yacu ngo tutanduzanya, ariko twashyiraga intera hagati yacu n'ibyaha, iyaba uko twagiraga ubwoba bwa COVID ari nako twagiraga ubwoba tugahindishwa imishyitsi mu mutima n'umuriro utazima uzarya abanzi b'Imana. Murakoze cyane. Uruhare rwawe rero ni uruhe nk'umukristo? Ko nkubwiye ko bishingiye ku ngingo ebyiri. Hari uruhare rwo mu buzima busanzwe physique, ibyo ugomba gukora, ariko hakaba n'uruhare rwo mu buryo bw'umwuka. Ese Imana iri kukubwira iki? Ese wowe iki cyorezo kibona? Ariko ubona icyorezo cyaje kigahagarika insengero, abantu b'Imana ntibongere guterana. Icyorezo cyaje kigahangara guhagarika mariage, kabanga muri mariage ntazajye nk'abantu barenze bangahe 10. Icyorezo cyaje kigafata amaraso isi yose, kigahagarika indege. Wigeze ubona ikintu cyiza? Indege zigahagarara ku isi yose, ivuga bigahagarara, indege zigahagarara ntizongere kugenda. Wigeze ubona icyorezo cyiza kigahungabanya ubukungu bwose bw'iyi si? Imana iri kukikubwira iki? Ese imigambi yihishe inyuma yacyo ni iyi? Bene data nk'abakristo, tugira uruhare mu gushaka kumenya icyo Imana yacu ivuga, mu gushaka kumenya icyo kugambiriyeho. Twezwe, twirinde, tube maso kandi dusenge ubudasiba. Murakoze. Mwari kumwe na Felix Harerimana, Evangelizero Monde TV. Bye bye.